umunyonzi yaturukaga iruguru ku Kabizi ageze mwiri ko nijya dahuri mu ijuru ahahuramo n'imodokari nini ahita abura barase ati umukono wiwe akaguru kacitsemo n'umutwe wabaye nk'uwaturitse kuko ava ari kuva amaraso menshi mu mutwe niyo maraso uri kureba hano yatembye. Igihe rero agisambagurika ya modoka yahise isubira iruguru aho yarari iramuhonyanga umunyonzi yaturukaga iruguru ku Kabizi ageze mwiri ko nijya dahuri mu ijuru ahahuramo n'imodokari nini ahita abura barase ati umukono wiwe ahita akubitana n'imodoka yari yakuzamuka akubitaho umutwe guta gusandara kuko imodoka nayo yari ifite umuvuduko itimukandagira akaguru nako kahita kameneka. Agikati koni nyine yahise ahura n'icyo kimodoka kubera ko atarebaga ikibi gituruka imbere kubera ikorosi ni rirerire yareba gituruka imbere yakase ikorosi ahita asangamo n'imodoka iri kuzamuka ibiramukandagiye. Ubundi we yaturutse hariya haraguru yabuze feri hoya yaturutse mwari akorosi rya ruguru akigera muri ruguru asanga hari indi modoka iturutse muno ruguru ubwo none agiye kugwa muri iyo modoka arayikwepa ahita atanira muri uyu muhanda wa hano akigera ahangaha kugira ngo akatasubire mu mwanya we ahita ahura n'indi modoka iturutse inopfo ihitira mukubita akagare kagwa ku ruhande nawe agwa ku ruhande. Igihe rero agisambagurika ya modoka yahise isubira iruguru aho yarari iramuhonyanga iramurangiza. Umuhanda hagati hano kuri dahuri mu ijuru neza iyo mukubitse yego ubu bamubonye yakobetse cyangwa se niba yangiritse yarameze ati yangiritse akaguru kacitsemo n'umutwe wabaye nk'uwaturitse kuko ava ari kuva amaraso menshi mu mutwe niyo maraso uri kureba hano yatembye. Ariko se none wasanzwe impanuka cyangwa kubera imiterere y'umuhanda iri korosi ni ribi cyane asanzwe habaye impanuka akenshi cyane. ubu nagakwiye gukorwa iki? Icyakwiye kuhakorwa ni ukuri ubukangurambaga abatwara ibinyabiziga bakajya bagenda byibuze buke buke kuko sinzi n'ahandi hantu cyangwa hahindurirwa uyu muhanda bakaba bawukora kugira ngo iri korosi babenga barigabanyije cyane kuko ukata utari kureba ikiri imbere igiturutse imbere yawe rirahabanye cyane. Ariko no mu minsi iri imbere habaye impanuka hano ho basanga impanuka nyinshi zitandukanye no mu minsi iri imbere tena hari tagisi yari itwaye abanyeshuri iri kuzamuka tena n'ubundi munyegare kubera ukaza utari kureba ikiri imbere tena ati umuhanda ayigwamo. Rero ngo uyu muntu yaje agikata ikoni ubundi byagenze ute ubwo yamanukaga? Agikata ikoni nyine yahise ahura n'icyo kimodoka kubera ko atarebaga ikibi gituruka imbere kubera ikorosi ni rirerire yareba gituruka imbere yakase ikorosi ahita asangamo n'imodoka iri kuzamuka ibiramukandagiye. Haba byarangiye se cyangwa yahise apfa nta gusamba uko yaguye nuko yahise apfa nta gusamba bahise bamujyana kwa muganga. Mwamuzi amazina ye? yitwa Yabesi Sabimana niwe ku Kabizi. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka ari mu myaka 22 gutyo. Yego katugane nawe boss muri aho. Yego hano ngo bigenze ute? Nyine Yabesi yagendaga akata gutya ahura n'imodokari hariya nibwo kumugonga ukumva ashobora imodokari yo yatanye ifata umuhanda muremure guko imusanga kumukubita umutwe niko yagiye. Muramukubise pe? Niko yahise ako kanya kimuturira basi yasubiye inyuma aramugonga. Kandi wabibonye byagenze tubundi nawe wabibonye byagenze uko yakase yakatamanuka astakirana n'iyo modoka ije kumugonga ni gutyo byagiye uko nabibonye imodokari yarenze umukono iyo modokari imusanga mu murongo. niwe wamubonye wowe ubwawe ikimara kumugonga yarameze ati kimara kumugonga yahise arambarara ndagusamba ni gutyo yagiye yahise yuma. Hano hasanzwe habera impanuka? Isanzwe ikorwa cyane ikagenda gutyo biba bisaba kugenda tugenda kuko umuhanda tuguzi tugenda gahoro. Uyu muhanda muwuziho iki? Tuzi ko ukorwamo n'impanuka tutareba imbere ikinyabiziga kiraturukaho kituruka tukamenya ngo bituruka gute mu korosi tugenda tugesekera ko duhuramo n'impanuka nyinshi cyane. Abatwara ibinyabiziga rero murabasaba iki? Bisaba kuvuga ngo imba ari imodokari isabwa kugenda igaca mu muhanda go hasi ubundi niko bigenda ndaho dushaka ko zicana tugende twe k'abanyonzi abari twe tubanyura
cy'abamotari. ariko se koko iramukubise Iramukubise kandi musanze mu mukono. Irenze umuhanda uko yazamukaga ukumva ko rero ukuntu ugura murongo kundi gumeze niho yamukubitiye neza. Ko ndakini nakongeraho no kutubwira no kudusabira tukareba kuko twanyura mu wenda imbazi zaje zica hasi imbaza zamuka imbaza nyurano cyatu tuvuganire zino modoka zinyure hasi. Ko dushaka ko zica ruguru ko ziratugunga kuko ndaho dukata ngo turebe ikiraturuka iyo gituruka ahubwo twewe wadufasha kwiyo ngingo ni gutyo byagenda. Urabona umunyonzi kunda kase ukubona yamusanze mwugo umukono uko ashobora kuturuka ikinyabiziga iriya kikatugonga nibyo dushaka. Nta kindi twakongera kumva yamugonze ahubwo ariko twasakuje tugusakuza nibwo yahise asubira inyuma amugonga yatamuturira gutyo. yasubiye inyuma arongera amugonga yasubiye inyuma ko yamugonze ukuguru bigeze nyuma ahita asanga kuko yari ari kuri vete. Turabizi ko veteti yo iragucubanura igakubita gutya ikagira kumva rero yakubise akaboko itari mu birandura ubwo mukubita imukubise akaguru yasubira inyuma imugonga umutwe ubwo guturika gutya. katuganira abandi muriho neza boss Mwiriwe. yego mukomere cyane Namahoro. yego hano ngo habaye isangane hano bigenze ute Hano habaye impanuka mu kanya gashize. Umunyonzi n'umunyonzi ubwo nutwaraga gare ka VTT araje amanutse atabura barase atahura n'imodoka hano muri dahuri mu ijuru ihita imukubita ahita biri kurangira. aravuga ko umushoferi yasubiye inyuma ngo akongera akamugonga nibyo Oya ibyo ndabyo nabonye ikizima nuko we yakubise umutwe ku modokari arangije imodoka ko yari kuzamuka ihita imukandagira akaguru. umukandagiye akaguru usarapfa Yahise ari gupfa kuko yakubise umutwe ku modokari. Umutwe gutagusandara. hano wabirebaga byagenze ukuguru Umunyonzi yaturukaga iruguru ku Kabizi ageze mwiri ko nijya dahuri mu ijuru ahahuramo n'imodokari nini ahita abura barase ati umukono wiwe ahita kubitana n'imodoka yari yakuzamuka akubitaho umutwe gutagusandara kuko imodoka nayo yari ifite umuvuduko itimukandagira akaguru nako kahita kameneka. ababibonye bati uyu muntu rwose ati no kumurabya rwose kumureba uri babandi bakunda ka brushette ndago byavamo ndabyashoboka. Kuko rwose ni ibintu biteye ikibazo. ko iki uvuga ko biteye ikibazo Bitokanye nuko umuntu aba yabibonye. wabibonye ute Iyi mbanuka yari iteye ubwoba kandi nawe ng'umunyamakuru wareba amaraso gavuye gameneka niyo gahageze mbese n'ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri pe. hano rero ngo hasanzwe habera impanuka Hasanzwe habera imbanuka n'ubuheruka ari tagisi nayo yari itwaye abanyeshuri nayo bigenda kurira nuko amahirwe yahabaye ariko nabyo byari bigiye kuba ni Imana yatabaye. ngo hano byagenze uteye moto hano se mureba ko ari agahomeраmunwa ibintu bibera hano kuri dahuri mu ijuru ni nka filime. kubera iki impamvu aha hantu uyu muhanda urabona ko ucuramye cyane. Uyu muhanda uracuramye cyane urengeje igipimo kandi n'abanyamagare bahanyura bari kwirukanka cyane. Ibyo rero bagira ngo bavugeze hano gufata feri ntabwo bijya biba kuri hano muri uno muhanda pe. Uretse kuvuga ngo wenda baraje nta n'ikintu bagonze ari n'abaza bagira ngo babura feri bakiboramo hepfo dori hariya baraza bakagwa muri hepfo muri kiraya ubona ko ipfa ari undi muhanda hariya noneho harimo ibyatsi bagenda bakagwamo tukaza tukabazamuramo. iyi mpanuka rero wayibonye cyangwa mageze yabaye ngewe ndi mu mujyi. Sinzi rero ikintu bakorera hano hantu kuko amagare hamanuka aba afite umuvuduko uretse kuvuga ngo araza nga agwe mu modoka natwe abamotari baraza bakatugonga rwose pe. Niba ari abayobozi b'abashoferi b'amagare bagira icyo bakora niba ari abayobozi bagira ikintu bakora ko hano haza umuvuduko ukomeye cyane. hano ngo nta no gusamba hano baraza bakarenga umuhanda rwose
oya cyane cyane biba bikunze kuba 100% baraza bakazigwamo. Ya vatiri yarimo umukobwa n'umusore byaje bikajya mu mwaka giti hejuru bamara kuva muri kabana guvuka ikajya hasi Ariko ni byari bitewe n'igare. Sobanurire ngo ifatire byagenze ute? Hari ivatiri yamanutse irimo umusore n'umukobwa barangije bari mu rukundo rwabo bahita bibona mu mwaka giti hejuru bamaze kuvamo imodoka ribona kwiro hasi igira yapfa mu mazi. Nusibya bitewe n'igare Ariko cyane barabasubiza kubaho gucyatira mu amagare. Bivuze ko ari ikibazo cy'imiterere. Ni ikibazo cy'imiterere ahubwo mwewe mwatuvuganira iri komi niwe bakashaka buryo ki barigabanya bakaripasa bakarigabanya ku buryo umuntu aturuka haraguru warangije kubona ikiturutse ahangaha. Kandi hano ngiyo bagukubise ntunasamba. Hano rwose bagukubise bitabirangira. Hano gusa Retse imana igutabaye nawe ubundi rwose bihita birangira. Eko se koko muze hano gusamba iyo bagukubise. Mbo biterwa n'igihe cyawe iyo kigeze. Igihe bakugonga ukaba muzima nangwa se ukangirika nangwa se ugapfa. Ya besi imanuka ijya kuba wari uhari? Ya besi impanuka ikijya kuba ndabwo nari hari ariko nasanze imaze kuba. Yapfuye ari mu muhanda. Wasanze bimeze ute wowe? Mbo nasanze yaguye ari mu muhanda yapfuye. Byagenze ute amakuru wabashe kumenya na yaye? Amakuru namashije kumenya nuko numvishe ko yamanutse agatuma bitewe n'umuvuduko mwinshi yaturukanye ruguru ati umuhanda satira imodoka yari mu mukono wayo barakugiragonga nagutse. Niyo makuru numvise. Wumvise ko impanuka yaba yatewe n'iki? Mboya ahanini ni ukuvuga ngo zashoboka wenda ko umunyonze ko uwo mwana yari yabuze feri. Impanuka yabaye mu gihe cya saa 2:30 n'igice. Igare ryamanukaga Brasserie rijya mu mujyi wa Gisenyi yahuye n'imodoka ya Daihatsu nayo yavaga Gisenyi igana kuri Brasserie. Umunyegare rero mu kumanuka bitewe n'imiterere yaho yarari yakasikorose iramunanira yisanga mu gisate kindi cy'undi muhanda agwa mu modoka ya Daihatsu. Muviramo kwitaba Imana. Iyo urebye rero kuvuga ngo icyateye impanuka nuko nyine haba hari amakosa aba yabaye. Amakosa aba yabaye ni ukuba umuntu agenda mu muhanda akagendera ku muvuduko ntarenganize umuvuduko. Ikindi ni uko iyo umuntu avuye mu gisate cye akajya mu kindi igisate cy'umuhanda bitewe n'uburyo ibinyabiziga byombi biri kugenda icyo gihe haba impanuka. Aha rero ni umwanya wo gukora iperereza rizakorwa rigaragaze neza ninde wakoze amakosa ariko nk'uko byagaragariye aho ngaho irinda kuhisha n'urubanza ariko nuko byagenda nkuko nari mbivuze ko habayeho kutagendera mu bisate bamwe bagomba kuba barimo. Uwitavye Imana yatwawe ku bitaro bya Gisenyi mu gihe nyine iperereza riri gukorwa umushoferi nawe yabaye afunzwe. Turagira inama rero abantu gukomeza kwitwararika mu muhanda kwibuka ko iyo uri mu muhanda ntabwo ari ugushumura ikinyabiziga kiba gitwaye n'umuntu niba ufite ubwenge ntabwo ikinyabiziga aricyo gitwara umuntu. Niba ugomba kumenya aho ugenda hateye hari amakorosi harazamuka haramanuka harimo ibindi binyabiziga harimo abanyamaguru abantu bakoresha umuhanda twese dukwiriye kujya twibuka yuko aho turi tugomba kurindana. Ntabwo ukwiye gukora amakosa ngo yirare yumve ko niba ari mu muhanda asa naho ari urimo wenyine.